nzajya ushakira hose, ari mu misozi no mu bibaya, nzategera ugutwi kwanjye kumva icyo umbwira maze ngikore. Yesu nzakumva, nzajya ushakira hose, ari mu misozi no mu bibaya, nzategera ugutwi kwanjye kumva icyo umbwira maze ngikore. Yesu nzakumva. Abantu benshi barahuze, bahugiye mu birangaza n'ibishuko by'umwanzi ateza, ashaka abo yazisasira. Ni kuki wibereye mu ibyo nshuti yanjye? Itaba Yesu araguhamagara. Nzajya ushakira hose, ari mu misozi no mu bibaya, nzategera ugutwi kwanjye kumva icyo umbwira maze ngikore. Yesu nzakumva, nzajya ushakira hose, ari mu misozi no mu bibaya, nzategera ugutwi kwanjye kumva icyo umbwira maze ngikore. Yesu nzakumva. Umuryango w'Imana, icyo twiyemeje ni ukujyana ubutumwa bwiza ku batarabumenya, dutebutsa kugaruka kwa Yesu. Umuryango w'Imana, icyo twiyemeje ni ukujyana ubutumwa bwiza ku batarabumenya, dutebutsa kugaruka kwa Yesu. Nzajya ushakira hose, ari mu misozi no mu bibaya, nzategera ugutwi kwanjye kumva icyo umbwira maze ngikore. Yesu nzakumva, nzajya ushakira hose, ari mu misozi no mu bibaya, nzategera ugutwi kwanjye